Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV guys. Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu Uburyo TV. Reka twongere dushimire cyane wakomeje kubana natwe, twongere dushimire wowe ufunguye iyi video ugiye kureba niki kigiye kwivugirwamo uyu munsi wa none. Nk'ibisanzwe murabizi iyi channel ya Uburyo TV icishaho amakuru ajyanye na cryptocurrency, cyane cyane mining platform. Guys, reka nongere nsabe wowe utarakora subscribe kuri iyi channel ko wakanda subscribe ndetse ukemeza na all notification kugira ngo ikiganiro cyose cyaprodinzwe ku Buryo TV ujye ukibona mu ba mbere. Nkuko mubibona rero aha turi ni muri dashboard ya Pi Network aho dukorera mining ya Pi Network, aho benshi cyangwa se twese twari twiteze ko kuri 28 z'ukwezi gushize Pi Network izaronshinga hanyuma ikaba yatangira kuduha ku mafaranga, ariko siko byaje kugenda. Ahubwo ku itariki kuri P2 day murabona ko tablo yacu aho dukorera mining yarahindutse, bashyizemo ibyo tugomba gukora by'ingirakamaro, ibyo buri mu pioneers wese asabwa gukora kugira ngo abashe kuba ari muri uyu mushinga neza. Guys, Pi Network ni umushinga mwiza, nubwo ibyo twari twiteze bitabaye ku munsi twari tubyitezeho, ariko nta kabuza n'ubundi Pi igomba kuzaronshinga. Ahangaha rero bakaba batanze amakuru mashya, bavuze ku byo bakoze, bavuze ku byo bamaze kugeraho, ndetse n'abapioneers uburyo bagiye bakomeza gufatanya cyangwa se gusapotinga core team. Byose ibyagiye bikorwa muri uwo mushinga byagarutsweho, aho batanze amakuru menshi ku babasha gusoma, bagiye basoma bakareba. Uyu munsi rero tukaba tugiye kugaruka ku ma update yihutirwa buri wese, buri mu pioneers wese agomba kubakora, buri mu pioneers wese agomba gukora byihutirwa, kuko cyangwa izi mpinduka bashyizemo zifite igihe gitoya, niyo mpamvu usabwa kuba nawe waba wabisoje. Murabona ko hano hari challenge ndetse na announcement. Hanyuma iyo uje hano ku ruhande rwo hirya aho ubona chat ukahabona security circle, murabona ko mfite 100%. hanyuma aba referral nari mfiteho aba babiri bose, ubwo nuwanyinjije ndetse n'uwo nanjye ninjije. Murabona ko bose nta numwe uri gukora, ari uwanyinjije ari n'uwo ninjije, bose nta numwe uri gukora. Hano mw'iri bara ry'icyatsi kibisi ni rate ndi kumayiningiraho 0.07 Pi parallel. Hanyuma munsi yaho gatoya uraza kuhabona akantu kari mu ibara rya move handitseho P2 day. Ahangaha rero niho harimo ibyo tugomba gukora. Ahangaha niho harimo task tugomba gukora, ariko mbere y'uko uza ahangaha usomye aya magambo core team yanditse happy P2 day 2023 to celebrate take part in the P2 day first ever utility challenge from June 28 July to 5. You can complete interactive action to unlock a prize by exploring the various components of the PI ecosystem and contributing to the usage and creation of its diverse utility. Tap challenge to take part. Also already PI network exists P2 day. Ahangaha rero barimo baratubwira ibyo tugomba kuba dukora, ariko kugira ngo ubisome neza bongera ngo bakubwiye ngo ukore hano kuri challenge ubanze urebe byose, ubanze usome ibyo cyangwa se urebe buri kimwe cyose. Ahangaha nibyo tugomba gukora. Guys, iyi video nyikoze nsa naho ntinzeho gatoya kubera ko nari maze iminsi ntari kuboneka. Ahangaha nari maze iminsi ntari kuboneka, ari nayo mpamvu ntagize icyo mvuga kuri 28 umunsi habaye P2 day.
murabona ko dusigaranye amasaha make cyane, dusigaranye iminsi itageze kuri 3. Hano nsigaranye amasaha 71 n'iminota 58, murabibona. Pi today challenge: complete 11 action within the PI platform by using PI app, engaging with community created art and supporting developer and community program to unlock cool prize and contribute to ecosystem utility creation. Guys, hano dufitemo task 11, dufitemo task 11 tugomba gukora, nizo tugomba gukora, ndetse ugomba kuzikora neza cyangwa se uri buzikore neza agomba guhembwa ibihembo bishimishije. Ngira ngo murabibona ko ugomba kuba ufunguye ibihembo byiza. Hanyuma izi task rero kugira ngo umenye ko wazikoze nuko urajya usanga hariho utu tuvi tw'umweru mw'iri bara rya move, niba ari move ahari. Murabona ko task ya mbere ni download and sign in to PI browser. Ushobora kuba ukora mining ya Pi network ariko ukaba udafite PI browser muri telefone yawe. Ahangaha iyo niyo task ya mbere ugomba guhera. Ibi twabivuze mbere muri video zabanje, uko ugomba kudownloadinga Pi browser n'ibyo ugomba kuyikoreramo byose. Hanyuma kuri kabiri, create a wallet. Ahangaha turi kuvuga kuri za step cyangwa se za action baduhaye 11. Iya kabiri ni create a wallet. Iyo ufite Pi browser ugomba kuba warana creatinze wallet address yawe cyangwa se uyifite. Hanyuma kuri gatatu ni confirm a wallet. Wamaze gucreatinga address wallet yawe, noneho ugomba unayiconfirming. Mubyibuke muri video twakoze tubereka kuri Mainnet checklist uburyo kuri step ya gatatu uconfirminga address wallet yawe ukoresheje za passphrase zawe. Ya magambo 28 niyo ugomba gukoresha kugira ngo uconfirminge iyi wallet address yawe. Ari amagambo nkwibutse ko ugomba kuba warayabitse kure, ari amagambo nayawe ku giti cyawe, ntawe mugomba kuyasangira. Ari amagambo uyatakaje amagambo 28 cyangwa se passphrase, ubwo wabutakaje PI zawe zose. Guys, hano rero murabona ko kubera ko izi step 3 nge nazikoze, ibi narabikoze muri za step 15 twakoraga: gufungura PI bwa mbere, ugafungura Pi browser, ugakora account verification, Facebook, phone number, email verification. Izo ni za step twakoze bwa mbere. Creating address wallet muri Pi browser, za testnet twagiye dukora. Ibyo byose ntekereza ko niba uri muri uyu mushinga neza ibyo byose warabikoze. Hanyuma niyo mpamvu mubona ko hano kuri bahise bampa batikinze utuvi 3 tw'ibyo namaze gukora. Nawe niba biriya byose warabikoze, ugifungura hano kuri challenge batanze uraza gusanga aho izi V3 zibi wakoze. Hanyuma hano hasi uraza kwabona user KYC reminder button, ubwo dutanga izindi step. Hanyuma munsi yaho murabona downloadable Pi mobile wallpaper, murabona ko biri locked, igomba gufunguka ari uko umaze gukora iriya KYC reminder button. Hanyuma hasi ukabona share pinet.com where you can access Pi app in any browser refer project. Hanyuma munsi ukabona through the developer ambassador program, bagahita baguha downloadable Pi social forms, nayo iri locked. Hakaza vote on hackathon project using brainstorm, hakaza feedback on chat about ecosystem app, join the fireside forum, hakaza chat alternating Cora name feature iri locked nayo. Hanyuma hakaza rate your favorite Pi today Pi art on fireside forum. Icyanyuma ari nacyo ruzingeho ni invite and register a friend to Pi network. Hanyuma hasi ukahabona chat temporary badge
plus swagger refill entry. Guys, ahangaha rero izi ni step 11, eshatu mwazibonye ziravivuye. Ubwo iya kane ni user KYC reminder button, iya gatanu ni share p network. Ahangaha utungutu turi rock turajya dufunguka ari uko ukoze step 1 iragirangira ihita iguha step ya kabiri. Hanyuma ahangaha ntabwo twahakorera izi step ngo bikunde, murabona ko nanjye ntarabikora, ariko ngiye kubaha video, ngiye kubakorera video ndi kubikora, nta majwi ndi bushyiremo. Wowe icyo uri busabwe ni ukureba video ikurikira y'uburyo bikorwa. Tuzano kuri P today n'ubundi nibyo birimo. Icyo usabwa ni ukuza kureba video igiye gukurikira iyi ngiyi kugira ngo ubikore neza, ubikore witonze, ubikore etape par etape, ubikore nta na kimwe usimbutse. Iyi video ngiye kubakorera ndaba nanjye ndi kubikora bushya cyangwa se ntangiye kubikora. Nizere ko uko ndaza kugenda mbikora nawe ari kuri bubikore kugira ngo izi step 11 uzipasinge ubone n'ibi bihembo. Urumva ko usabwa gutumira n'umuntu umwe nibura. Niyo waba ufite abantu 500, niyo waba ufite abantu 2000 watumiye, ugomba gutumira umuntu umwe kugira ngo ibintu bigende neza, cyangwa se kugira ngo nawe uparticipating ugaragare muri iki gikorwa bashyizeho kuri 28, ari naho navuga ruzingiye. Ntugahinyure ikintu cyose cyatanzwe na Pi Network. Uyu ni umushinga mwiza, ni umushinga ufite gahunda. Hano uje kuri announcement ho gatoya turebe ibyo usabwa. Murabona ni P today empowering pioneers to create ecosystem utility. Hanyuma murabona ko uje ugascrollinga, harimo ibintu byinshi bavuga bagiye bakora, ibyo bagizeho byose ahangaha babigaragaje. Uje nawe wagendamo ukagenda uscrollinga ureba etape par etape cyangwa se kimwe ku kindi, ukagenda ureba ikintu kimwe ku kindi kugira ngo nawe izi step uze kuzikora bikoroheye. Ziriya step hano basa n'abazisobanura tugiye gukora cyangwa se tugiye kurebera hamwe. Hanyuma ibi byose uraza kugenda usoma kugira ngo umenye amakuru yose babashije gushyira hanze kuri uriya munsi kuri 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 kuri P today. Hanyuma ahangaha rero ni ubundi buryo cyangwa se ni uburyo bwo kureba uburyo ziriya step ushobora kuzikora. Urabisoma urebe ibihembo bashobora gutanga ku muntu wazikoze neza. Ahangaha byose uraza kubisangamo, byose babivuye imuzi muri announcement, byose babivuye imuzi, babivuzeho byose uko biri nuko ushobora kuba wabikora. Ariko tugiye kubereka step by step, tugiye kubereka uko byose bikorwa. Ahangaha usabwa gukurikira video igiye gucaho cyangwa se video irakurikira iyi ngiyi, irabikwereka byose uko bigomba kuba bimeze. Murabona ko aha bari gusobanura za step ya kabiri, step ya gatatu. Murabona ko ibi byose bagiye babisobanura. Hanyuma wowe icyo uri busabwa cyangwa se icyo usabwa ni ukureba video yacu igiye gukurikira uburyo uri bukore izi step kugira ngo payi zawe umenye neza ko zifite umutekano, umenye neza ko wamayininze bihagije. Video irakurikira rero ikwereka uburyo izi step zikorwa, isa naho ibayeho ndende kuko kubikora ntibyoroshye, ariko nanone bisaba gukurikira kugira ngo ibyo ngiye gukora nawe aba ari byo uraza kugenda ukora. Niyo mpamvu mbanje gushyiraho kano ka video ka voice, gafite voice kugira ngo nawe witegure neza utangire ukore ziriya step. Guys, reka nongere nsabe wowe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakanda subscribe ndetse ugakora na share bikagera ku muntu wese wamayininze PI akabasha gukora izi step bitararangiza igihe. Mwibuke ko batanze iyi cyangwa se bashyizeho izi action kuri 28 bigomba kugera ku itariki 5
byose byavuye mu nzira. Utazaba arabikora ubwo sinzi uko bizagenda kuri akawunti ye. Bigomba kugera ku itariki 5 kuwa gatatu, byose byarangiye nibwo bigomba kuzaba bifunze. Hanyuma urumva ko ugomba gukora share kugira ngo na mugenzi wawe n'undi wese ufite Pi network izi step azuzuze bikiri vuba cyane. Uyu munsi ni itariki 2, urumva dusigaranye iminsi 3 cyangwa se 2. Mwabonye amasaha dusigaranye, nawe ugomba kuba wa participatinga, wakuzuza ibi ngibi. Nugendana nanjye muri video igiye gukurikira ukareba uko nayitangiye nuko nayisoje, step zose nakoze ndi gukora izi action batanze 11. Ciao, mugire ibihe byiza naho muri video ikurikira.